barambwira ati ngo fatisha ko ujye ku mwagenti wigire nkaho yafe. Ibyo byose narabikoze nta bwenge nari mfite. Ndagenda ntabwo twa turi kumwe ni kuri telefone. Mwumve ngo n'ubwonko bari babuzira. Mwumve ngo ngiye kuba karungu. Aba meza ate mubwira ati ntabwo n'icyapa kiyobora abagenzi. Nishake mbe muntu ubutindi bwo ngiye kubwira nzamenya emeri gute hantu nagize na depoje umudugudu n'isibo kubabona n'ibibazo nabura n'akagari yashakaga ngo mbabonye Imana ibigize neza nagaruka hano bakamanduza ubundi nkahita mbijyana kuri ribu nka saa 9 saa 8 kabafata hakiri kare nzakubwira uko byagenze sinkunda ibintu by'ijoro ntaribi nzakubwira bababeshye n'abatekamutwe kanya umuntu aramamagaye bari bakiriye amafaranga kuri telefone yanjye bajya gufungira umubare simukadi ndamubwira urakoze bayi niba bajya kuri 80 bakaga habuze gato cyane barambwira ati ngende umusirikare nkorera muri Nyungwe umudamu wanjye rero ari mu bitaro ameze nabi ari muri Rijani none yo kohereza amafaranga kuri Tigo noneho urikigenda y'abamera nawe yasaba umugabo we ngiye ndava hano ngi Kanombe none yakunda ati umwana gushyira ya fanta ati ahubwo ndi kumwe n'umwagenti ati ngiye kuyagushyiraho kuri umwagenti ugura nimero yitayishyira neke manze ndebe kuri konte ko ari ndege nsanga Rose muhamagaye telefone atangira kunuka atangiye kunuka mucyamuku tereka ndebe kuri konti n'abajura ubona barakuziye imbere yanyu atuhereza iyo telefone ngo tugufashe ngiye kugufasha ariko ntuzibane ubwo nkarabuhoma telefone ndayiba guhereje bivuga bamuhamagara bambwira ngo nishaka amafaranga 250 nyabahereza ase nayakura hejuru ngo niyo bakoresheje barambwira ati ngo fatisha ko ujye ku mwagenti wigire nkaho yafe. Ibyo byose narabikoze nta bwenge nari mfite. Ndagenda ntabwo twa turi kumwe ni kuri telefone. Mwumve ngo n'ubwonko bari babuzira. Ngezeyo umwagenti Imana nagize nasanze ari umunyabwenge nawe ubwe ngo barabimukoze yanga kuyohereza bose urumva na gereza yo ntari burije kwishyura iki se ayo mafaranga yawe. Abarambye ati bagutuburiye ubwonko baburagarutse nabaye nk'umusazi wenda avuga ati Mana n'ubundi imyaka nari maze i Kigali ntiyari kubura kunyakira abandi bose baraje kabakira nahise numva mbaye nk'umusazi burundu. ubundi uzi ubwenge bari aho ntabwo uvugana nawe umuvugane ko aho umwanya ngo yahuye n'umuntu ngo Imana ishimwe ngo wowe Imana iguhe umugisha arata yahise yigira nkaho bitamukomeyeho arigendera maze kumurangira arigendera bo bari bawe ngo yari amaze kumutwa ngo ntabwo ndi icyapa kiyobora abagenzi wari umuyoboye uwo yari amaze guhura nawe we yanze kumuha umwanya abarenge we yigiraho kagarara ariko ahantu babera ibigoryi telefone zabo ziracyariho n'igisekeje abagore bari bahetse abana ari babiri noneho bigize nkaho bataziranye n'undi nawe yazitwaye arebye kumbi yari iya mugenzi n'undi yari kuyimuha nanjye baransengeye niko yambwiye ngusi yambwiye ibintu nayo ubwonko burayaga noneho ariko se ko telefone bibye ikibazo si n'iyanjye ni iy'amakirange ubwo urumva barayiheza bigakura nibo bagiye kuyirengera nagiye ndabibamenyesha arambwiye ngo ninjye bampaye igipapuro ngiye kujya mu buyobozi
bamereza amasezerano njye kuri aho babera injiji barafatwa ahubwo vuba vuba bareba nabi barajya muri neza gutya uko waba uyifite mu ntoki ukambwira ngo nka telefone nkayibura bambwiraga ngo ni nyibahereze ngo bansengere ngo bayisengereho nari mvuye mu kazi ndi gutaha ukuramo simukadi bambwiye ngo barayiraranaga ariko bazayiba ejo mu gitondo ubwo se urumva ibintu byose nakoraga njyewe koko nari bari kuyatwara se nyine basanze ntayo iyo nyagira nayo bari kuyabya ko nayo bakomeje ejo bampamagara umunsi wose barampamagara amatelefone yabo bayakuyeho nanjye ndaho nayagaye ngo dugushaka umuntu nguze amafaranga ubwenge nabugaruye nimugoroba abantu barinjikuje nta bitwanterekera ubu banyigishije iturisi ngiye kuba mubi nibashaka bajya bati mbega umukobwa mubi byabishoboraga ubifashe uwo mwanya ugagenda bakabikora iyo arangije kubikoresha nabwo n'ibigishoboka barabivumbuye ni umuntu wabikoraga mu mujyi ntakibikora ntabwo babishobora barabivumbuye ibaze ko niyo ipfuye nta mutekano yabikoraga bayifashe uwo munsi ukabifata ugahita uyijyana mbese bo bari ukava muri sisiteme ntabwo ukishyura urabibashyira bakagura indi bakazayikora muri sisiteme yabo uburyo uvamo bo bakajya bakureba bakakubura ipfuye nibo bayikorera urayibashyira bakaguhereza inshyashya bagasigara barwana nayo baramuvumbuye sha bari buzamwica uwo nguwo aho ndabona iyi leta turimo ariyo ari iy'imishinyiko ubuse bubwe ngo buvuye tukumva ko bakuzaye bubwe ngo nabuye bambwiye ngo nimanze muri ibi n'ubundi barayiba bo basigare bakurikirana iyo yabo batwaye njye ntabwo ndi buhombe nibo bari buhombe urajya kuririmba cyane rwose izo nshinzi z'abagore batazifashe ni ababa kandi nibazifata zamama abagore gusa ikibabaje ni uko wibwa n'abagore kandi nawe uri nkabo niyo ari n'abasore oya ninjye wayibihereye bantekeye mva imiti ndagenda mera nk'umusazi nayizane bayirarane ubwo bakubwira ko uhumanye ubwo bajya kuguhumana ubwo bwenge se nari mbufe kuko se wabyumvaga ko wahumanye njye si ubwo bwenge nari mbufe nkabyumva niba umuntu yifata akaguteka umuti noneho polisi ari gukoresha mugenzi we akwereka ko nawe afite ikibazo na telefone bakayitwara nawe twese bakazitwara tugasigarana amasimukadi gusa urumva wabuzwa n'iki kuyitanga ntabwo mpamvu ukuntu umuntu yamwana arahumanye nk'ejo ubu ugiye kuririmba cyane ukorera he ngiye kubanza kujya mu kagari sinzi ribu nzi naho ikorera se ko ubu ngubu ngiye kuba maso noneho nkamenya aho ubuyobozi i Kanombe hari ribu irahari imandije hariya ku murenge Nyarwumba ndumva ndahita njyayo ni n'iwacu oya simukadi yo barayimpaye karange ngo yikuremo yifate baranagukorera abantu bakubwira agasimukadi kawe sha bankoreye guswapisha nabyo byari kuba ari ibintu bibi ntayo ntwaramo nizo mana nyine wasara reba kubura icyangombwa ukabura byose gufasha ukanyuramo kumugura kuri mituweli reka nkorere umuntu utajya kumufasha muri icyo gikorwa ahubwo ati nta kibazo
Ngiye kwa marari ikimesaje ndebye kuri balance 50 ndabibura akubye ko byo kwa marari kuri gere nko gasaba faranga yavuyemo ko ntigeze nyabona iyo batutse ntabwo bongera ibyo uri kunyerereza ahabera injiji uretse n'imyanya iyo yishyuye ugura data kugira ngo bahite bongera bayifungure iyo ukwezi kugeze barayifunga wayishyura ukagura data ugashyiramo simukadi ubwo zuguru cyane uwo ari we wese n'uwayigurisha ngo ayikoreshe nawe iramunanira hari umuntu uri mu njyewe uzayikoresha yanditse mu message avuga ati yaramubwira ati hari ibihembo watsindiye Janete Kagame genda kuri karita ya 500 cyangwa telefone yawe ujye muri siteme yo kwakira umugabo aragenda kuri karita ya sense iragenda igenda mu mwuka igura kuri nimero ziko igenda afite karita na shisha muri telefone yawe umuntu kwishyura araparasa na sara karita nayo ari wowe wayishyiriyeho ibyo ni sawa sina abayobozi bangaye agahita gusunikira mushaje ibintu byo gukorereza kugeza ku mwagenti ushyiraho muri karita ya 5 agenda ugura za karita ushyiraho bito yigendera ko abanza ukanda mubare bakada washyiraho ubiro bya abashaka kwinjirira konti mujama icyo cyane kutubya ko na bese baratugaye baramaze gutwara nare ngaye gusuka mayine baratugaye kumenya ku mwagenti mwishuri imodoka igiye kuzana bino bintu turavuga ati umuntu wagufasha atari gukoreza ibyo bintu ntabaho nabimubwira tumubwira dutuka shaka bagiye bamuhereza kuri mobile money